Mu gihe cy'ubugimbi umubiri w'umukobwa utangira urugendo rwihuta, ni urugendo rwuzuye impinduka zidasanzwe, amarangamutima adasanzwe n'ibibazo byinshi akenshi umukobwa aba adasobanukiwe. Amaguru, umusatsi, uruhu n'amabere byose bihinduka mu gihe gito, ariko rimwe na rimwe umukobwa ukiri muto ashobora kubona amabere asa n'ayamanutse cyangwa yaraguye. Ibi bintu benshi batekereza ko biba ku bantu bakuru gusa, ariko ntabwo ari byo, kuko n'abakobwa bakiri batoya bibaho kandi ku rugero runini. Kuri bamwe biba ari ibintu bisanzwe biri aho, badaha agaciro cyane, nyine bakabifata nk'aho ari ibintu biri aho bisanzwe, gusa ku bandi birababaza cyane kandi bakumva birabajennye, bakumva nyine ntabwo bari comfortable, bakumva nyine hari uburyo ki babangamiwemo nyine n'ibyo bintu byo kuba bafite nyine amabere manini, cyane kuri ba bakobwa b'ingimbi babandi twita ngo ni abatinyi. Ariko kuki bibaho? Ni iki ubundi gituma umukobwa ukiri muto, ugasanga umukobwa aracyari muto, aracyafite ya myaka mitoya nyine, ya yindi twita ngo ni anda, ariko ugasanga afite amabere asa n'aguye, ugasanga amabere ye yaraguye kandi atarageza imyaka iri hejuru. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru eshanu z'ingenzi zituma amabere y'umukobwa cyangwa se amabere y'abakobwa bakiri batoya agwa. Ikindi kandi n'abahungu bakwiye kumva iki kiganiro, kuko nabo bajya bibeshya ku mpamvu zituma amabere y'umukobwa agwa cyane, nk'abakobwa bakundana cyangwa bashiki babo cyangwa abasheri babo, nyine ugasanga ari kwibeshya ku mpamvu ituma ngo amabere y'umukobwa cyangwa sheri we yaraguye. Bamwe bibeshya ko ngo ari uko wenda yaba yarakoze imibonano mpuzabitsina cyane, cyangwa se wenda ngo yarishoye mu ngeso mbi nyine ziri aho, za zindi twita ngo ni ingeso mbi, ngo abahungu bakayakanda bakayakorakora cyane ngo bigatuma agwa. Ariko siko biri, akenshi baba bababeshyera. Ntimugateze bashiki bacu urugo, nabyo bishoboka, ariko byo ni gake cyane, ni ku rugero rutoya, ni ku kigereranyo gito bishoboka ko amabere yagwa ari uko wenda abo bahungu nyine n'ubundi bayakandakanze n'ibiki. Mwihangane kuba ndi gukoresha imvugo kuyakanda, sinzi niba ari iboneye, ariko mumbabarire, ubwo ntabwo turi bubyongere, mu rwego rwo kubaha ibice by'ibanga bya bashiki bacu cyangwa se n'ababyeyi bacu. Ni gake cyane bishoboka ko n'ubundi yagwa ari uko bayakorakoye, bayakozeho n'ubundi, gusa bibaho gake. Niyo mpamvu hano tugiye kurebera hamwe ibintu bituma ubundi agwa, ibintu nyamukuru bituma agwa. Tudatinze rero, reka duhite turebera hamwe ikintu cya mbere gituma amabere y'umukobwa agwa. Icya mbere ni ibiro bihindagurika. Ni ibiro bihindagurika vuba vuba. Ku kwiyongera kw'ibiro cyangwa gutakaza ibiro vuba vuba ni impamvu ya mbere ikomeye ituma amabere y'umukobwa agwa. Ubundi uruhu rw'amabere nirwo ruhu rwa mbere ku mubiri, nirwo ruhu rworoshye cyane kurusha izindi ngingo z'umubiri. Uruhu ubundi rwa mbere rukomeye kurusha ahandi hantu hose ku mubiri ni uruhu rw'umutwe. Urwo ni rwo ruhu rwa mbere rukomeye. Noneho uruhu rworoshye cyane kuruta ahandi ku mubiri ni uruhu rw'amabere, kandi uruhu rw'amabere rubitse amavuta menshi. Ibyo byose rero ibyo byose kubyibuha no kugabanya ibiro vuba vuba bigira ingaruka ku mabere mbere kurusha ahandi hose ku mubiri. Ni ukuvuga ngo ubundi bitewe n'ukuntu uruhu rw'amabere rworoshye, iyo umukobwa abyibushye cyane, iyo ari kubyibuha cyane nyine, mbega ibiro bye bikiyongera ku rwego ruri hejuru vuba vuba, amabere yuzuramo amavuta menshi. Kuvuga ngo bya bintu byose agenda arya, bya bintu agenda afata byose akagenda yongera umubyibuho we, amabere niho amavuta nyine, ya mavuta y'ibyo yagiye arya byose aragenda akuzura mu mabere, niho agenda akiyakumulatinga cyangwa se akuzura. Rero ahangaha iyo umukobwa abona yabyibushye cyane, ahita ashaka kugabanya ibiro, ahita ashaka uburyo ki ibiro bye byagabanyuka agasubira kuri taye. Ibi byo ntacyo bitwaye pe, kuba umukobwa yarya ugasanga umukobwa yarabyibushye ameze neza, ibi byo ntacyo bitwaye, nta nicyo bihungabanya ku mabere. N'ubundi amabere arabyibuha akabyimba, ugasanga amabere ni manini, ibyo nta kibazo. Ahantu bibera ikibazo rero hakomeye kuruta n'ahandi ni igihe umukobwa yashatse kubigabanya.
kuyagabanya. Aha rero iyo umukobwa ashatse kugabanya ibiro, iyo umukobwa abona yabyibushye cyane agashaka kugabanya ibiro, niho bihita bibera ikibazo, ugasanga niho yamabereye agwiriye. Kuko iyo yabyibushye cyane bagenzi be baramubwira ati warabyibushye cyane, gabanya ibiro n'ibiki, ya peer pressure, cyangwa se ugasanga we akumbuye uko yanganaga mbere atarabyibuha. Ibyo rero iyo bibaye, umukobwa hano niho handi asanga atangiye kujya muri siporo, akajya muri gym kugira ngo ibiro bye bigabanuke n'ubundi asubire uko yari ameze, cyangwa se yongera asubire kuri taye, bya bindi bita ngo ni taye française, za taye ngo abahungu b'i Kigali bakunda, taye française niba bazikundira iki sinzi, zadusobanurire neza impamvu bakunda izo taye. Gusa hari n'abatazikunda n'ubundi bikundira abantu babyibushye n'ubundi abantu banini. Rero iyo atakaje ibiro mu gihe gito, ayo mavuta yagiye akibumbira mu mabere igihe yaryaga cyane akabyibuha, aragenda, ayo mavuta aragenda, ya mavuta aragenda agashiramo kwa kundi ari gukora siporo, kwa kundi ari gushaka kugabanya ibiro no kubimanura, ya mavuta yagiye akibumbira mu mabere, cyangwa se akajya mu mabere igihe yaryaga, aragenda agashiramo, akagenda uruhu rwo ntirugaruke uko rwari rusanzwe. Ni ukuvuga ngo kwa kundi amabere aba yaragiye agakwedura uruhu, urumva niba hagiyemo amavuta menshi, amabere aragenda agakwedura uruhu, noneho iyo ya mavuta ashizemo, uruhu rwo ruguma kwa kundi rwakwedutse rukamera, ntirusubire inyuma, muri make rwo rukaguma aho ngaho. Ibyo ngibyo nibyo bihita bituma amabere y'umukobwa agwa. Bityo rero amabere ahita abura ya mavuta, cyangwa se bya binure byayasapotingaga cyangwa se byashyigikiraga nagwe, nibwo usanga amabere y'umukobwa yamanutse akagwa. Kuko n'ubundi uruhu ruba rwariyongereye, kandi rwo ntirusubira inyuma, ruguma kwa kundi, bigatuma amabere agwa. Ikintu cya kabiri gituma amabere y'abakobwa bakiri batoya, cyangwa se b'abakobwa b'ingimbi, gituma amabere yabo agwa bakiri bato, ni ukutambara isutiya, cyangwa kwambara isutiya idakukwiriye, cyangwa se bra mu yandi magambo. Uku kutambara bra cyangwa kwambara bra itagukwiriye, cyangwa isutiya mu yandi magambo, byita uko ubishaka, ibi nabyo biri mu bintu bituma amabere y'abakobwa benshi bakiri batoya agwa, kandi bagifite imyaka mikeya. Ubundi amasutiya atanga inkunga ku mabere, cyangwa afata amabere, mbega arayashyigikira, cyangwa atuma amabere atamanuka, cyangwa akayashyira muri pozisiyo imwe. Ubundi bavuga ko iyo umukobwa ageze muri cya gihe abona amabere ye yaratangiye kuba manini mu kuntu, yaratangiye gusa nkaho apfunduka, asohoka, atangiye kubamo manini, aba agomba kwambara isutiya, kandi akambara isutiya imukwiriye. Ubundi iyo umukobwa ari gukora siporo, cyangwa iyo ari kugenda bisanzwe, amabere ye yizunguza, cyangwa se arinyeganyeza inshuro nyinshi kandi mu gihe gito. Ashobora kuba ari gukora siporo, cyangwa ari kugenda bisanzwe, n'ubundi amabere arizunguza. Urugero, ashobora kuba ari nko gukora siporo zo kwiruka, gusimbuka, cyangwa ari gukora izindi siporo izo arizo zose, imitsi ifata amabere iragenda ikarambuka. Igihe iyo ari gukora siporo, iyo ari gukora ibyo byose nyine byo kugenda no gusimbuka n'ibiki, imitsi ifata amabere iyo bita corpus ligament iragenda ikarambuka ku rwego ruri hejuru, ikaba miremire. Abakobwa bakiri bato kenshi ntibakunze kumenya ingano y'amasutiya, cyangwa se bra ibakwiriye, cyangwa bakambara bra zidahagije mu mikorere, cyangwa zidakora neza, nyine zikora nabi, mbega zidafite design yo gufata amabere ku buryo bukwiriye. Ugasanga yambaye bra nini, ntoya, cyangwa se ishaje, ishobora gutuma amabere yizunguza cyane, bigatuma ya mitsi twita corpus ligament yo mu mubiri n'ubundi irambuka, ya yindi ifata amabere, igatuma bya bintu byo kuba yambaye isutiya ishaje itayafata neza, bigatuma ya mitsi icika intege vuba, ikarambuka, igatuma n'ubundi ya mabere y'umukobwa
agwa. Ubundi bavuga ko uba ugomba kwambara isutiya igukwiriye neza, itari ntoya kandi itari nini, igukwiriye neza, ifite ubuziranenge, nka kwa kundi ujya mu iduka ugashaka inkweto igukwiriye, inkweto iri fiti kuri wowe itakurya. Ibyo byose nabyo nibyo uba ugomba gukorera amabere yawe, ukambara isutiya igukwiriye nayo imeze neza, niyo ibasha gusapotinga n'ubundi amabere ku buryo ukwiriye. Nibyo bituma ya mabere n'ubundi atagwa cyangwa atamanuka. Ikintu cya gatatu gituma amabere y'abakobwa agwa, amabere y'abakobwa bakiri batoya, bamwe twita ngo ni ingimbi, abangavu ni abahungu, ingimbi ni inkumi. Ikintu cya gatatu gituma amabere yabo agwa ahanini ni imiterere y'umuryango cyangwa se ibyo bita genetics. Ubundi iyi miterere y'umuryango cyangwa se genetics ubundi ni nacyo kintu cya mbere, ni nacyo ubundi twagahereyeho gituma amabere y'umukobwa agwa. Ubundi iki ngiki ni nacyo kintu cya mbere cy'ibanze abasiyantifike cyangwa se ba bantu b'inzobere muri siyanse bagaragaza ko ari cyo gituma amabere y'abakobwa benshi agwa. Nubwo tukigize icya gatatu, ariko ubundi cyagakwiye kuba icya mbere kuko nicyo kintu cy'ibanze abashakashatsi bagaragaza. Iki kintu bita genetics cyangwa se imiterere y'umuryango kigira uruhare rukomeye uko amabere yubatse, imbaraga z'imitsi iyafata, ya yindi bita corpus ligament nk'uko twagiye tubivuga, ndetse n'uburyo uruhu ruregukamo bifitwe na mama wawe cyangwa abandi bantu ushobora kuba ukomokaho. Ibyo byose, imbaraga z'imitsi ifata amabere, corpus ligament twavuze, n'uburyo amabere yubatsemo n'ibintu byose biyagize uko ameze, ibifitwe na mama wawe cyangwa abantu ukomokaho. Amahirwe menshi ni uko abo babifite, uko babifite bimeze mu mubiri wabo, nawe niko biba bigomba kumera, ni nako biba bigomba kugenda, byose bishingira ku miterere y'umuryango. Ubundi abashakashatsi bavuga ko 40% y'ukuntu amabere ya mama wawe ameze, akenshi iyo uri umukobwa nawe niko amera. Urumva ukuntu 40% ari ikigereranyo kinini cyane. Kugira ngo usobanukirwe neza uburyo ki umubiri cyangwa se umuryango, imiterere y'umuryango ituma amabere yawe agwa, ubundi kugira ngo bisobanukirwe neza ukuntu bigenda mu mubiri, hari icyo bita collagen and elastin, cyangwa se ibi ngibi ni ibinyabutabire by'umubiri bifasha umubiri gukora. Abantu bamwe bavuga ko uruhu rufite collagen na elastin nkeya, ibyo bituma uruhu rutagira imbaraga zihagije zo gufata uburebure bw'amabere. Iyi collagen na elastin ni ibinyabutabire akenshi bikunda gusangwa mu ruhu. Rero aba bahanga n'ubundi bavuga ko iyo ufite collagen nkeya, ibyo bituma uruhu rutagira imbaraga zihagije zo gufata amabere, zo gufata uburebure bw'amabere mu gihe akura. Kugira ngo ubyumve neza, dutandukanye collagen na elastin, twumve n'ukuntu bikora, bifasha amabere gukora neza. Ubundi duhereye kuri collagen, ni ikinyabutabire cy'umubiri ubundi gisangwa mu ruhu, gifasha uruhu mu gukomera. Iki gituma uruhu rukomera kandi rukagira imbaraga. Rero iyo iyi collagen igabanyutse cyangwa se ibaye nkeya, uruhu rurarwara, rukanaremba kandi rugasaza vuba. Hanyuma elastin yo nayo ni ikinyabutabire cy'umubiri gituma uruhu rugororoka. Ni ukuvuga ngo gituma uruhu rugororoka kandi rukagaruka ku murongo warwo igihe rwakwedutse. Ni ukuvuga ngo kwa kundi uruhu ruba rwakwedutse, iyi elastin kwa kundi rwakwedutse rukaba runini, iyi elastin yo ituma uruhu rugaruka rugasubira inyuma cyangwa se rugasubira uko rwahoze. Nyuma y'uko rurambutse rwarabaye runini, ruhita rusubira uko rwahoze. Iki nicyo elastin ikora. Rero nayo iyo yacitse intege cyangwa se yabaye nkeya, uruhu rurirega kandi ntirusubire neza ku mwanya warwo ngo rusubire inyuma.
rurirega rukaguma aho ngaho, rukaguma inyuma ntirugaruke inyuma iyo iyi elasitine yabaye nkeya. Muri make koragene ikomeza uruhu, hanyuma elasitine yo ikarugarura igihe rwaregutse, nk'igihe watakaje ibiro cyangwa wakoze siporo n'ibindi byose twagiye tuvuga n'ubundi bituma uruhu rukweduka. Rero iyi elasitine yo irugarura ku murongo. Kugira elasitine nkeya si ikintu cyatewe n'imyitwarire y'umukobwa, ahubwo ni imiterere y'amaraso mu muryango. Hari igihe umuryango usanga uwo muryango wose ugira elasitine na koragene bikeya, bigatuma n'ubundi wa mukobwa uvutse nawe elasitine na koragene nawe biba bikeya mu mubiri. Ibyo nibyo nabyo bituma uruhu rw'umukobwa cyangwa se amabere y'umukobwa agwa ntasubire uko yari ahoze, bitewe n'uko afite elasitine nkeya. Ibyo byose bikomotse ku muryango yavutsemo. Ikintu cya kane gituma amabere y'umukobwa y'abakobwa bakiri batoya agwa, icyo tutari bunaze gutindaho cyane, turi buvugeho twihuta, ni impinduka z'imisemburo y'umubiri. Igihe cy'ubugimbi n'ubundi hari imisemburo y'umubiri ivuburwa ari myinshi igiye itandukanye, ariko umusemburo umwe bita umusemburo wa estrogen ni umusemburo, niwo musemburo wa mbere uzamuka ku rwego rwo hejuru, ku buryo kuko uyu musemburo ari utuma amabere y'umukobwa akura n'ubundi iyo uvubuwe ku rwego rwo hejuru, kuko uri mu misemburo ivuburwa ku rwego rwo hejuru. Rero iyo uvubuwe, ibi bituma amabere y'umukobwa akura vuba mu mezi make. Rero uyu muvuduko w'iyi estrogeni uzamuka ushobora gutera uruhu kurambuka cyane kurusha ubushobozi rufite bwo kwisubiraho, cyangwa se ubushobozi uruhu rufite bwo kwisubiranya. Ni ukuvuga ngo iyi estrogeni iragenda ikazamuka ikarenga iyobora, cyangwa igatuma uruhu cyangwa se igatuma ubushobozi bw'umubiri bubura imbaraga zo gusubiranya uruhu igihe rwazamutse cyane, cyangwa se igihe amabere yakuze, bitewe n'uko tuzi ko iyi estrogene n'ubundi ariyo ituma amabere akura cyane. Rero iyo akuze vuba vuba, uruhu rwo rubura uburyo ki rwahandoringamo ibyo bintu byo kuba iyi estrogene yazamutse cyane, rugatakaza ubushobozi, bigatuma n'ubundi yamabera. Iri zamuka rya estrogene ntabwo rikunze kuba ku bantu benshi, gusa n'ubundi ntabwo ari bibi kuba iyi estrogene yazamuka, kuko ni uburyo umubiri w'ubugimbi utera imbere. Ariko ni ukuvuga ngo igihe yabaye nyinshi, uruhu rukarambuka cyane, amabere ashobora kugaragara nk'amanutse n'ubundi, nubwo umukobwa yaba akiri muto, kuko ni uburyo umubiri w'ubugimbi utera imbere. Ariko igihe uruhu rurambutse cyane, amabere ashobora kugaragara nk'amanutse nubwo umukobwa yaba akiri muto. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma gituma amabere y'abakobwa bakiri batoya agwa, ni imirire mibi no kunywa itabi. Ubundi uruhu rukenera ibinyabutabire bituma rugira imbaraga, rugakomera. Uruhu rukenera collagen, uruhu rukenera elastin, uruhu rukenera vitamine, harimo vitamine C, vitamine E ndetse na vitamine D. Ubundi uruhu ni byinshi rukenera, ariko ibi ngibi nibyo by'ibanze uruhu ruba rukeneye. Rero imirire idakungahaye muri izi ntungamubiri ituma uruhu rutagira ubushobozi bwo kwiyubaka no kwisubiranya mu gihe wenda rwagize ikibazo cyangwa se rwakwedutse. Nanone itabi naryo rihita rigira ingaruka ku ruhu, rituma n'ubundi koragene yangirika. Ya koragene ifite akamaro ku ruhu ihita yangirika bitewe n'itabi. Itabi rituma uruhu rutakaza ubushobozi bwo kugumana imiterere yarwo. Rero kwirinda itabi nibyo bintu bishobora gutuma uruhu rugumana imiterere yarwo, nubwo itabi rigira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, gusa zigira n'ingaruka kuri koragene n'ubundi isangwa mu ruhu. Ibyo byose byo kuba utafata vitamine zikungahaye cyangwa se imirire ikungahaye kuri vitamine twavuze haruguru zirimo C na E n'izindi na D, ndetse n'ibiryo bikungahaye kuri collagen na elastine no kunywa itabi, ibyo byose nabyo ni ibintu bituma amabere y'umukobwa yagwa
akiri muto. Dusoza, kugwa kw'amabere y'abakobwa bakiri bato ni impinduka isanzwe pe, nta nubwo bigomba kubahangayikisha no kubatera ubwoba, kuko ibibitera byose bifitanye isano n'ukuntu umubiri ukura, n'ukuntu umubiri wabo ukura, n'ukuntu bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, mu bwana bajya mu bugimbi, ko ibyo byose ari urugendo rw'ubugimbi. Gusa kumenya uko umubiri ukora no kuwufasha niyo ntambwe ya mbere yatuma wubaha umubiri wawe ndetse ukanawitaho ku buryo bwiza. Niba wakunze kino kiganiro, kora subscribe ubundi tujye tubana no mu bindi biganiro. Ikindi kandi niba ushaka n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro, bishyire muri comment uvuge ko ushaka igice cya kabiri kivuga icyo nzababwiraho ukuntu ibintu wakora kugira ngo amabere yawe cyangwa se ya mushiki wawe niba umufite cyangwa se y'undi muntu muziranye, wenda uri umuhungu uri kumva kino kiganiro, kugira ngo amabere ye wenda abe atagwa, abashe kuyabungabunga. Ibyo byose nibyo tuzarebera hamwe. Ciao ciao.